bivuze ngo aramutse iryo rara rifite nanjye ndifite namubwira ati ndaje ngaho comeka ubundi ushirirari tugate comeka atamubwira ati comeka fata umwana fata ikibabu ubundi umukubita ikibuguto musaza Sunny umufatanye Sunny abantu bamukomantingaho cyane ariko se kuki batatekereza ko afite n'ikibazo mu mutwe ashobora kuba afite n'ikibazo mu mutwe Medy na the Ben ninde urushundi ubu ni abaswera impamvu Medy na the Ben mvuze ngo ni abaswera reka nongere mbasuhuze mwe mwese mwari mukomeje kunkumbura kuri yawe TV reka mbasabe ngo muri comment zanyu muvuge ngo welcome back my boy welcome back my boy rimwe kabiri gatatu reka rero ngusabe wowe utarakora subscribe kuri yawe TV kugira ngo wongere kuyikora nk'ibisanzwe ni eminyawe mushyashya mwari musanzwe mukumbuye ndabizi mwari munkumbuye kandi nanjye nani mbakumbuye nk'abafans banjye kandi mpora mbashimira mwe mwese mwakomeje kuguma kuri yawe TV nari maze iminsi mu butumwa bw'amahoro boss yari yarantumye iyo mu bicu niho yari yarantumye kwiga kugira ngo nze noneho mbahe ibintu byinshi bigiye bifatika kandi bifite akamaro ku bakunzi ba yawe TV kora subscribe ukore like ukore share ndetse ubashe gukora na comment kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu ndetse wibuke gukanda no kukazogera uyu munsi ndi kumwe n'abantu babiri n'umusore umwe n'umukobwa umwe mu muzi mwitsinda rimwe cyangwa se mu muzi muri lebo imwe n'umukobwa witwa Pasi w'umuraperi tugiye kuganira ibintu byinshi kuri bo tugiye kuvuga byinshi turavuga ubuzima bwabo bwa buri munsi ubuzima bw'umuziki ndetse n'ubuzima bugiye busanzwe murumva byinshi kuri bo iyi ni yawe TV kora subscribe ukore like ukore share ndetse ubashe gukora na comment kugira ngo ujye gukora na comment ibintu byacu yambaye ibaba umusatsi n'umuhondo umutuku habuze gato ngo bidarapo ry'u Rwanda ariko iminwa niyo yaje ibyozoza neza asinzi ni kwa kondi ni Nesa ndagira ngo abantu batazi Nesa ubibwire n'uwo nka Nesa na nyawo uyu munsi ndashaka kubabonana n'umwe wigunze abafitanye bifu nazote ngaruke mwiyunze abantu bose baraza bazijana pagasa ni wowe natice mubwira zimya amatara ureke iby'amagambo maze ukora amabara shona kumafuniramo tamashima meneramo utifunanyuka budi bamba tupate panga tupate pate jana jikomite baba ukimenere kivuguto musaza ariko unarakira fax rapper fati cyana meneramo ukimenere ikivuguto muzaza kuvuga ngo fati cyane umeneremo iki nashatse kuvuga fata umwana niba muri kumwe ahantu muri peri runaka mukubite hayi zose ubundi nurangiza ucanganye yes reka nakire fax rapper uzwi nka beat killer yo reka abanze fax rapper kuko mbyara abantu babiri dore iki kibuguzo dore igitero n'inyikirizo dore igikandagizo cy'umugabo aho twita hakemurirwa ibibazo dore the fax mu bikorwa ninjye the fax no mu murwa abapipo baradagadwa kuko ababikora ibi nimbarwa nicyo utazi ko imvura igwa mu kandi kanya izuba rikava aho ndambitse umusaya ndarite mu bwo nkahita amava mu nzira zacu biba risava abanzi tubahabye kakava uzabaza bivatikano utega amatwi abasoma korowani maze izo parasamahano udakora gusa uvuga ubwo bujyane yes rero mwabumje ni fax rapper na Nesi iyi ni yawe TV nongere mbikwibutse ukore subscribe nimba utarayikora kugira ngo ubashe gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye ni episode Nesi ni neza ni mwe yes rero ndagira ngo wenda amazina yawe mbere yo kuvuga Nesi ubundi Nesi ninde amazina ye Nesa ni umurerwa Vanessa ariho havuye Nesa
Nesa ni umukobwa mutoya ufite imyaka 23. Menze rero Nesa aracanganye inshwi mama. Yes, Bitkira wenda mbere ya Fax Rapper, Bitkira amazina ye yose ninde? Nitwa Dushimimana Mugisha Enoch. Mfite amazina menshi, harimo Fax Rapper, harimo Bitkira, harimo Pandagare. Mfite amazina menshi cyane, mbabarira na Yakobo Kayizari. Yes, rero reka mere kuri Nesa w'umuhanzi, wenda wowe uri umuproducer baraza kuvuga ubundi mwebwe babiri mupfana iki? Uyu ni producer wanje Bitkira. Dupana akazi, dupana ko ankorera ibikorwa byanje neza, nanjye nkamuririmbira neza nk'umuhanzikazi. Mupfana iki? Yabikubwiye dupfana akazi. Hari ikintu kera bajyaga bavuga ngo iso ninde nikazitunga kirasatunga tunga jeje kiraso jeje mayina ibyo bintu mbabarira. Yes, akatavuga ati kirasatunga tunga jeje kiraso jeje. Yes, indirimbo yawe yitwa Ikivuguto nari ndi kukureba ku Isango sa ejo mundi ndi mu kageto kanje, ndagira ngo mbwire Ikivuguto bisobanuye iki mu Kinyarwanda? Hari umuntu rego utazi Ikivuguto? Ikivuguto abantu basanzwe bazi Kinyarwanda ni amata y'ikivuguto. Ni inshyushyu bashyiramo icyo bita imvuzo, ubundi noneho bikaba ikivuguto. Imvuzo ni iki mu Kinyarwanda? Urabugiye kunyica. Ntago njya mbimenyaho cyane, ariko ikivuguto nje nabivuze nka slang, ni ukuvuga amarika, amarura, ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo nahinduyemo ikivuguto. Umbwiye gute ko ikivuguto gishobora guhinduka rikeri? Wenda ukarota mu gitondo wanyweye rikeri ukaza gushiduka none hari ikivuguto, byaba byagenze gute muri izo? Nje nabigize slang. Ni ukuvuga ni slang yanjye, abantu bazi slang bari kubyumva. Ni ibyo byose, kuvuga rika, kuvuga amarura, kuvuga wine, nahinduyemo ikivuguto. Bitkira uri umuproducer, ukora indirimbo zigiye zitandukanye. Iyo umuhanzi azanye indirimbo akakubwira ngo ni ikivuguto, ngo fata icyana giko kibamba, ibintu nk'ibyo nyine to, ubundi kibamba ni iki nka producer wakoze indirimbo? Turetse n'ikibaba n'ibivuguto n'ibiki, so ngewe iyo ndi kureba muzike nyibona ku rundi rwego. So nimba umuntu ashobora kuririmba ngo dodo cyangwa jeje cyangwa dadadidida, urumva hari creativity y'umuhanzi. Iyo umuntu ambwiye ngo ikivuguto agiye kukibyaza ikindi kintu, biba ari ibindi bintu birenze. So ngewe iyo umuntu aje akambwira gutyo ikibaba, ikivuguto, mbifata nk'indi proje atekereje itandukanye n'izindi proje ngiye natekerezaga. So ngiye nubaha creativity. Wubaha creativity. Abahanzi muri no minsi wenda tugende kuri leta y'u Rwanda cyangwa Minisiteri y'Umuco na Siporo kuvuga ko abahanzi nyarwanda bari kuvuga ibintu birimo nk'ibishego, ibintu nk'ibyo ngibyo. Iyo ndirimbo yawe nyita wowe ko ari wowe wayikoze nk'umuproducer, nta gishego kirimo? Ibyo bintu bavuga ngo by'ibishego, ngewe wenda si ukuvuga ngo ndi contre ya leta, ariko ibishego ntago mbifata nk'ibishego. Uzi impamvu ntabifata nk'ibishego? Mu muziki habamo ikintu bita isi, hari indi si y'abantu. So umunyamuziki utekereza biri global, utekereza ku rwego rurenze, areba level Nigeria igezeho, akareba level Amerika igezeho, akareba level South Africa igezeho, akareba level Zambia igezeho, atekereza ku buryo bunini. Iyo utekereje ku buryo bunini, muziki igezweho ubu ngubu iri section, reka mbyite gutyo. So umuntu utekereza cyane areba ahantu isi igeze akagendana nayo. Umuhanzi ni umuntu uvugira rubanda, so ibintu rubanda bibarimo nibyo abagomba kuvuga. Niyo mpamvu nabyita ibishego. Yes, urabivuze. Uyu mushiki wacu yarari mu itsinda cyangwa se muri lebo ya Pasi, ndagira ngo mubaze Pasi kuri wowe ninde? Pasi kuri njyewe mufata nk'umuntu namenye ariko ntigeze nitaho. Gute kandi wari muri lebo ya Pasi? Niba umuntu umukorana atakwereka urukundo cyangwa atakwereka ko agufata nk'umuhanzi kazi, ahubwo agashaka kugufata nk'umukozi we, ntago Pasi numva ko
ntago mufata nk'umuntu naha respect. Yes, wenda nk'umuntu wabanye na Pasi, abantu benshi bagiye bavuga ngo Pasi nubwo yabyaranye na Reclick ashobora kuba afite wenda undi mukobwa w'inshuti yiwe, umugabo we w'umukobwa, nibyo sibyo? Ibyo nta kintu mbiziho kuko Pasi nyine ni Pasi ku giti cye, afite ubuzima bwe abayemo atakwereka buri muntu wese ari wowe w'umunyamakuru cyangwa umuhanzi kazafasha cyangwa umuhanzi muri rusange. Pasi nyine mufata nka Pasi, mufata nk'umuntu utagira urukundo, njye niko mufata. Pasi umufata nk'umuntu utagira urukundo, wenda we mwarabanye, wenda ushobora kuba uvuga ati bisimba itangaza kugira ngo niteranye na Pasi, ufite ubwoba? Njyewe nta bwoba nagira, nawe arabizi. Nta bwoba nagira kuko Pasi afite ubuzima bwe, nanjye mfite ubuzima bwanjye, kandi Pasi yamenye nkuze, rero ntago kuko tutabashije kumvikana, niyo mpamvu n'impamvu yuko Pasi ntago yanera ubwoba. Fax Rapper ufashe uyu mu sister wacu, uri kumukorera indirimbo, ubu niwe ari mu biganza byawe. Kuri wowe ni igiki afite kidasanzwe kuri wowe? buriya njye ntago mbara umuhanzi bitewe n'uburyo yanyeretse ameze cyangwa n'uburyo yanyeretse agaragara. Ikintu cya mbere ndeba ni impano umuntu afite impano. Hari ikintu bita ubwenge, kuko ubwenge nibwo bugufasha kuba uwo uriwe, bukagufasha kuba ufite icyo ufite. So uyu mukobwa ni umunyabwenge, nicyo namuvugaho. And then ikindi afite n'impano, iyo mpano rero ntago nayihisha, nawe ntago yakwemera ko tuyihisha. Ako Fax, wenda reka tujye mu buzima busanzwe, ni uri umuproducer, ni umuhanzi, umukorera indirimbo zigiye zitandukanye. Aramutse akubwiye, wenda si wowe mbaza, ndabaza uyu mukobwa, Fax yavuze ngo mfite irari ryawe, wabigenza utakakubwira ati njye mfite irari ryawe? Icya mbere kuko dukorana, iyo abantu mu kazi hajemo kuryamana biba byapfuye. Bivuze ngo aramutse iryo rara rifite nanjye ndifite, nambwira ati ndaje ngaho comeka ubundi ushirirari. Ariko kwa ko duhuriye mu kazi ariko kaduhuza konyine, ntago numva ko bitkira yaba umuntu wangirira ari cyangwa ati comeka, ndamubwira ati comeka, fata umwana, fata ikibabu ubundi umukubita ikivuguto musaza. Yes, Fax, biramutse bikubayeho ibyo bintu bya bimeze bite? Kuko nk'uko yabivuze, akazi kaba ari akazi iyo kajemo ibyo bintu birapfa, nk'uko yabivuze. Nicyo kintu mbanje kugenderaho. So nimba hajemo ibyo bintu byakwangiza akazi, kandi ikintu cyose cyakwangiza akazi kanjye njyewe ntago nagikora. So nimba we ku giti cye atekereza ko nabimusaba ibyo bintu, nashira impungenge, nta gahunda mfite yo kubimusaba. Tugomba gukora akazi mpaka tugeze ku kintu twifuje kugeraho. Yes, rero mwese muri abahanzi, uri umuhanzi, ngiye kukubaza iki kibazo. Imbuga nkoranyambaga nka Instagram ni ikintu gishobora kuba cyarabayeho gituma abakobwa bagaragara ukuntu. Reka mbanze Fax Rapper, ubona imbuga nkoranyambaga bashiki bacu bazikoresha gute? Ubundi bafata gute nk'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga? Slay Queen. Okay. Imbuga nkoranyambaga zagenewe kugira ngo umuntu agaragaze ibikorwa bye. So ibyo bintu isurenzaho ngo Slay Queen ntago bagaragaza ibikorwa byabo, ahubwo bagaragaza imibiri yabo. So nimba umuntu akaduka ke ari isura cyangwa ari ibyo hasi y'isura, biba byapfuye. So njye ukuntu mbitekereza, Slay Queen ntago nemeranya nazo. Impamvu ya mbere ntemeranya nazo ni iyi ngiyi: umuntu ucuruza umubiri we, even no muri Bibiliya byanditsemo ko umubiri Imana yaguhaye ni urusengero rwayo. Nimba umubiri ari urusengero rw'Imana, ukabureka abantu bagakandagizamo inkweto, bakaza bagasuramo, bakaza bakicaramo, bagakora n'ibindi birenze ibyo ngibyo nari mvuze, icyo gihe baba babangamiye urusengero rw'Imana. So Slay Queen ntago nzemera, kuko bacuruza umubiri wabo kugira babaho bari bo, kandi bagakoresheje ubwenge bwabo bakagira icyo bakora bakaba bari bo. Sunny, kuri wowe mu minsi ishize yigeze kugaragara arimo akora ibikorwa bigiye bitandukanye bigeraho agaragaza ubwambure bwe. Sunny umufata nk'iki? Sunny
abantu bamukomantingaho cyane ariko se kuki batatekereza ko afite n'ikibazo mu mutwe ashobora kuba afite n'ikibazo mu mutwe ubwo niba afata ubwambure bw'akabushyira ku gasozi kandi yitwa umuhanzi iyo umuntu burya wabaye umuhanzi wabaye ikindi kintu abana baririmba indirimbo yawe abantu bakubaririmba indirimbo yawe iyo ugeze aho wereka ubwambure bwawe rero uri umuhanzi njye mufata nk'umuntu ufite ikibazo mu mutwe uravuze ngo afite ikibazo mu mutwe ibyo bintu ntibishobora kuguteranya nawe njyewe ntago byanteranya nawe kuko nawe arabizi usibye nanjye hashobora kwenda ari n'abandi bantu babitekerezaho kuko icyambere cyo ntago ari umuririmbyi mwiza twakwita ko ari umuririmbyi uririmba neza byibura rero ushobora kugaragaza buriya bwambure uririmba nka Beyonce bikumvikana ariko no si umuririmbyi mwiza akatwereka umubiri we ku gasozi means ko Sunny ngiye mufata nk'umuntu ushobora kuba afite akabazo mu mutwe kubera icyo uvuze ko umufata nk'umuntu ufite akabazo mu mutwe uvuze ko ari umusazi nta impamvu erega umuntu ashobora kuba atarawo umusazi byeruye ariko biri hafi ni ukuvuga ngo rero Sunny impamvu mvuga gutyo Sunny ntago yerekana ibikorwa bye cyane nk'uko abantu bamuzi bamuheruka muri Kungola indi ndirimbo zasohotse ntago nzi uko zitwa minzi ko rero Sunny arakabye ararengera wa mugani wa Melody ati dukabye we yararengereye rero wenda ku bantu badukurikiye tugize amahirwe yo kubona turi mu masaha y'umugoroba no kugira ngo wenda babone amashusho agenda ahindagurika wenda nuko turi mu masaha y'umugoroba wenda ngize Imana ndababonye iyi ni excuse kuko iyo mbonye abantu wenda mushobora kuba mukeneye cyangwa najye nkeneye ngomba kubabageza kugira ngo babashe gukurikirana ibiganiro byacu wumve n'icyo batekereza ku muziki nyarwanda. Fax Rapper Sunny umufata nk'iki? Sunny Nese yavuze ko ari umusazi ariko njyewe ntago napfa kuvuga ngo ni ubusazi. Sunny turetse n'ubusazi ni n'injiji biriya bintu ni ubujiji kuko umuntu wize sibyo ntago wamubaza ku bintu yize ngo agusubize ku bintu yabonye nicyo ndi kuvuga. So nimba Sunny abantu bamuzi nk'umunyamuziki akaba yigaragaza we sinamwita umuslay queen akaba yigaragaza ngiye kuvuga ijambo ribi ni imbeshurata n'imbeshu ya make kwigaragaza nk'imbeshu kuba yaba rubamo yaba atarubamo ariko agaragara nk'umuntu udakwiye kuba umunyarwandakazi yagakwiye kuba atari n'umunyamerika kuko n'abanyamerika biriya ntabwo babyishimira. Kariya ni akazi k'abantu bari dati ni umwanda umuntu w'umwanda rero ajya muri trash. Iyi ntambara sinyirimo Sunny I love you so much ibyo ukora byose nawe ari mu kinyarabizi njyewe nta ruhande na rumwe mbogamiyeho wenda reka ibyo tubyihorere. Reka nkubaze mu muziki tugira aba legend mu mupira w'amaguru tukagira aba legend mu mivugo tukagira aba legend mu ba president tukagira aba legend Slay Queen zigira aba legend aba legend ntibabura buri hantu umva no gushukura imva z'abantu habamo aba legend abantu babimazemo igihe menzi ko mu ba Slay Queen ntago byabura nk'umulegend ubona kuri wowe ukavuga ati oya ngo mu ba Slay Queen nk'uko mwabivuze wenda ndabifatira nk'uko mwabivuze mu bantu bashobora kuba bagaragaza ubwambure bwabo mu ba legend mu bantu bagaragaza ubwambure bwabo wafata ninde? Abantu bagaragaza aba Slay Queen muri make umuntu nafata ni Shadibu. Impamvu ari Shadibu usibye no kuba ari umuslay queen yarabaye umwe mu bantu bavuga ko ari aba Slay Queen ni umwe mu bantu tubona mu mavideo atandukanye ni umwe mu bantu tubona mu bikorwa bitandukanye byo kwamamariza ibinyobwa runaka. Minzi ko Shadibu usibye ko ari umuslay queen afite n'akandi kazi ku ruhande rero nta Shadibu no muri legend. Aho ni Shadibu. Medy na The Ben ninde urushundi? Bo ni abaswera. Impamvu Medy na The Ben mvuze ngo ni abaswera Medy na The Ben ni abantu bafite urwego bagezeho ariko niba atafata amafaranga make
akoreye akavuga ati ngiye mfashije umuhanzi mutoya w'umuhungu wenda mugenzi wanjye kuko wenda umukobwa ashobora kutamufasha ariko wenda akavuga ati umuhanzi mutoya reka mugeze ku rwego nk'urwo navuye urabyibuka kuko bari bameze bakiri batoya bakiri underground niko nabyita niba atafata ari amafaranga yakoreye akavuga ati reka nanjye nzamura umuntu nk'uko kina music tubona izamura abayigol banelingabo mufata nk'umuswera tu hari umuntu ushobora kuvuga ngo ugiye kuzamukira kuri Medy na The Ben kuko ushobora kuvuza iryo jambo ntago nabazamukiraho kuko nta kintu batakora nta kintu bakora ntakora rero ntago nabazamukiraho nk'uko abandi babakobwa babona bakabona ngo naba type y'amambogari bakabakunda ntago nabakunda nabaswera ntago bazi ibintu barimo ubafata nk'iki Medy na The Ben ngiye sinakwirirwa mbatuka kakanya kuko buriya iyo umuntu atararengera batararengera ariko bo barenze ihaniro ututse umuntu warenze ihaniro rero waba umeze nkawe ni abantu bakuru ahubwo ngiye nabagira inama so Medy na The Ben bashake management kuko even n'uruganda rwa Tekno cyangwa uruganda rwa Samsung rufite management kandi rufite nyirarwo aricara akavuga ati rero ibintu byanjye ntabwo nabishyira ku murongo ndi njyenyine nubwo mfite abakozi reka nshaka umuntu ubimanaginga so nimba Medy yicara akavuga ngo ni umuhanzi ni company ko umuhanzi aba ari company ni umuhanzi uvugira abaturage ni umuhanzi uvugira igihugu ugaragara bakavuga bati nimba turebye mu Rwanda tumenye The Ben na Medy so nimba atari abantu bagakwiye kwicara ngo bakenere management ntabwo batekereza neza njye inama nabagira bashake management bave muri buriya bujiji kuko iyo umuntu umuhaye isahane yo kuriraho akayinyaho reka mbyite gutyo biba ari ikibazo nimba umuziki wa Medy na The Ben baba muri Amerika reka tubyite gutyo nubwo batasubiyeyo nubwo baparitse wenda batasubiyeyo nubwo ari abahanzi baba muri Amerika bakaba bakirwana n'umuziki utarenga boda cyangwa utarenga imipaka reka mbivuge mu kinyarwanda uri bugere mbara rugahita ugaruka mu Rwanda ntabwo baba batekereza neza nibashake management bakure kuri level bari bariho igira ahandi hantu bageza waririmbye indirimbo yitwa Urumogi wari uzi ko bazemera ko wenda igihe kimwe kizagera mu Rwanda bakavuga ko byemewe guhinga urumogi njye indirimbo nakoze yitwa guhinga urumogi guhinga urumogi ikintu navugaga ni guhinga urumogi ntibivuze gucuruza urumogi guhinga urumogi ntibivuze kunywa urumogi guhinga urumogi ntibivuze gusakaza urumogi ikintu nabivugiraga ibyo bintu hari amaze igihe hagaragara kesi nyinshi bavuga ngo uyu muhanzi ngo anywa urumogi ngo acuruza urumogi ngo agira gute ugasanga nibyo abantu abahanzi bisangamo kandi umuntu wahanze urumogi nimba ari uwaruhanze nimba ari ikimera ni Imana abo bahanzi rero ntabwo bahanze urumogi bari baratandukiriye ngewe nabikoze mvuga ni reka nkebure bano bantu b'iwacu bagira ikindi kintu bareba so nimba unywa ibintu nimba ukora ibintu bitemewe si ngombwa ngo ubishyire public ubangamira abana ubangamira urubyiruko ubangamira iki bagakwiye kuba ari ba bantu bakwiye kuba ari intangarugero ariko ubu ngubu right now tuvugana nibo bantu bagaragaza ko ibyo bintu bikwiye gukoreshwa ngewe nabikoze muri iyo message ahubwo nuko bwakeye nkabona bya bintu wenda biremewe kubihinga mu Rwanda ariko ntibyemewe kubinywa nimba bavuze ngo guhinga urumogi ntabwo byemewe kuvuga ngo ugiye kurwumisha ngo urutere ngo urukoreshe iki ibyo ushaka so biba byarengera buri muntu agira ikosa yakoze mu bwana ikosa wicuza mu magambo make ni irihe uzi wakoze ikosa njye nyiri umwana nakoze amakosa menshi ariko ikosa rimwe nibuka ntajya nibagirwa mu buzima bwanjye kumwe abana baba bazerera bagira gute hari amagambo umenya ukiri muto njye ngifite imyaka 6 mu rugo barankubise kumwe gukubita wakoze ikosa noneho njye nararengereye ntuka mama ariko ijambo namubwiye na n'ubu ngubu nimba nawe ari kubona ibi bintu ndamusaba imbabazi ikintu nakoze na n'ubu ngubu kikingaruka no mu mutima wanjye kingarukamo nabwiye mama wanjye ngo gaswere mama aravuga ati ko njye wenda nubwo nsetse nuko usetse ariko ntago bisekeje birababaje nabwiye umubyeyi wanjye ngo gaswere ariko impamvu nabimubwiye ni imwe nahuye na sosiyete mbi mpura n'abantu babi twabanaga cyangwa inshuti zanjye
zinyigisha ibindi bintu byarabaye, ariko njye ndamusaba imbabazi gusa ibyo bintu narabikoze kandi nicyo kintu kimbangamira mu buzima bwanjye kugeza na n'ubu, kuko umubyeyi aba ari umubyeyi. Mami sorry kabisa. irihe n'ubu cyicuza ikosa nakoze nuko najyaga mbona kwa kundi baza n'umukozi utishimiye iwanyu ngafata kirida nkajomba mu menyo kugira ngo bamwirukane, nkavuga uyu mukozi nindamuka nijombye kirinda mu menyo nkava amaraso, mama araza agire ngo yankubise nda kunyica amwirukane. Narabikoraga ku buryo umukozi wo mu rugo yicaga akambwira, Vanessa ko icyo ukora bino bintu, akambwira base nagukoreye iki, nanjye nyine bigatuma ndogleta cyane. Niyo mpamvu rero kuba narakoze ibyo bintu n'ubu ngubu njya nicara mu mutwe wanjye nkavuga nakoraga ikintu kitari cyiza. Yes, mu bahanzi nyarwanda wavuze mu legend, wavuze ko mu baswayi Queen Shadebari we muri legend wa mbere ukaze. Mu bahanzi ninde muri legend ubona? Njye mu buzima busanzwe nkunda Cecile Kayirebwa, ariko mu ba legend babivunikiye kandi n'ubu bakibivunikira kandi bazi music cyari cyo ni Knowless no mu legend. Wavuze ko Fax Rapper wenda kugirira ari nibyo nk'ubusanze Fax Rapper ubundi mupfana iki? Fax Rapper njyewe ni inshuti yanjye, kuko kugira ngo abe yankorera indirimbo nuko yabanjije kuba inshuti yanjye. Ni inshuti yanjye, mufata nka producer wankorera indirimbo y'ahazaza kandi akankora n'indirimbo ijyanye n'igihe ndimo. Rero Fax Rapper ni umuntu ubaha kuri njyewe. Usanze muri studio harimo undi mukobwa ari kumusoma wenda bitewe nuko amufataga mu mutima wawe bigenze ute? Nta kuntu mufata mu mutima bitandukanye na means Fax Rapper ibyo byose afite mu girlfriend cyangwa wenda niba atanamufite azamugira. Rero Fax Rapper mufata nk'umuntu uzi ubwenge, utekereza, umuproducer mwiza, umuhanzi mwiza, umwanditsi mwiza, bituma numva ko afite n'abandi bakobwa yakorera kandi bafite impano. Rero numva ko Fax Rapper icyo namusanga akora cyose nta kibazo, ko duhurira mu kazi nta kindi kimuza nawe. Ese agusabye urukundo warumuha? Narumuha ariko narumuha. Fax Rapper umukobwa wamusaba urukundo? Wenda sindabitekereza right now, ariko kuko urukundo ntabwo umenya ukuntu ruza. Uriya mu mutima w'umuntu ugenda uhinduka bitewe n'uko umenya umuntu, uko ubana n'umuntu n'ibintu ubayemo. So ubwo buzima buramutse butugejeje aho ngaho, kuri umusaba narumusaba ko urukundo ntabwo umenya ahantu rukujyana. Kandi iyo bavuze bavuga yuko umuntu atari we udrivingwa n'Imana. So Imana inyoboye kuri we. It's okay. Fax nk'abantu batakuzi neza, ufite ababyeyi, uvukana n'abavandimwe bangahe? Nge tuvukana turi abantu 8. Kangahe? Ndi wa 5 kandi hafi ya twese turi mu muziki. So ababyeyi bo bande n'abandi bari mu muziki? Harimo producer David, harimo Sam Lion, harimo Tabs nawe ni umuhanzi, David ni umuproducer, Sam ni umuproducer, abandi nabo ni abacuranzi. Sam Lion wakoze imitobe, wakoze kandama, wakoze ni nyinshi cyane n'indirimbo za DJ Pius kugira ngo abe DJ Pius byaturutse kuri Sam Lion. Yeah. Wowe wanyu muvukana muri abana banga, ufite ababyeyi ariko hari ikintu tutushubije? Icyo ngicyo nakigusubije, nakubwiye mfite umubyeyi. Wowe ufite ababyeyi bombi? Ufite mfite mama wenyine, nkagira n'abavandimwe banjye 2 nanjye wa 3. Niwe mfura? Ninjye mfura. Weekend yawe tugana ku musozo, ibiteye gute? Yidushushanyirize buri muntu aragenda tubwira, none ndeta mbaha microphone muzifate mwebwe ubwanyu umubaze ibibazo 2 nakubaza ibiri tugana ku musozo. Weekend yanjye nkora amasuku mu buzima busanzwe nk'umukobwa, nyine ibyo tugomba gukora. Narangiza nkanywamo agacupa niba kabonetse, ubundi akandi kazi kose ni muri studio. Weekend yanjye yose mba ndi muri studio. Fax ngiye weekend yanjye iratangaje. Muri weekend ikintu ngomba kumakinga sure ko nakoze,
weekend yanjye ngiye niyo kurangiza indirimbo. Yeah. Ubuzima bwanjye no kurangiza indirimbo muri weekend mba mbizi yuko ariyo plan yanjye, ngomba gusoza indirimbo nagiye nkora mu minsi y'imibyizi. Igisobanuro cyo kurangiza wumva ari iki? Kurangiza no kurangiza wenda ama different gusoza no kurangiza. Gusoza no kuba ikintu uri gukora gisa nkaho kirangiye. Kurangiza noneho kiba kirangiye OG. Iyi mikoro ni yawe, baza fax rapa ibibazo bibiri ushaka nawe arakubaza ibindi bibiri ubundi dusoza. Bitkira ni umuntu aramutse akuzaniye abakobwa b'abahanzikazi dufite mu Rwanda nako dufite kwisi ni benshi, akakubwira ati uwuhitamo niwe turi buguha umugore wawe, wahitamo nde? Sha ubu ngubu nta mugore ndi gushaka aka kanya, keretse wenda bambwiye ngo abakobwa bose bari ku isi uhitemo umuhanzi mwiza wakoresha, ariko wahitamo nde nicyo nshaka kuvuga. Umuhanzi mwiza nakoresha ni Nessa. Ateye umutoma kuri kamera. Ikindi kibazo nabazaga, ese wakemera ko hari umuntu ukogosha dreadlocks ufite? Umusatsi wanjye ni umusatsi wameze, so uwogoshe ari ngombwa kuwogosha wawujyana nka za merundi, kuko njye ntabwo njya nkonta ku bintu biza ako kanya. So atari ngombwa noneho bakakubwira ati fax turazikata izi dread, byagenda bite? bazikata nkazamera izindi. Thank you. Ngiye ikibazo icya mbere nakubaza ntabwo ari ibintu bigoye, ese mu buzima bwawe n'iki kintu ukunda bwa mbere y'ibindi bintu? Mbere y'ibintu byose nkunda umwana wanjye, nkanakunda music muri rusange. So ikindi kibazo nakubaza ntabwo ari ikibazo kiri bukugore, wowe n'Imana yawe, kuko Imana niyo yaturemye twese, ese mumeranye gute? Ese ku munsi usenga inshuro zingahe ngo ushimire Imana kubw'ibintu igukorera, cyangwa kuba ahantu ikugejeje, cyangwa kuba uri Nessa twita Nessa, kuko Imana niyo yakuremye? Ukuntu Imana yanjye tubanye ndakeka atari nabi, rero bivuze ngo hari abantu benshi batajya bibuka gusenga. Ngiye ku munsi nsenga rimwe ngiye kuryama, rero urumva ko Imana yanjye byanze bikunze hari igihe ngirana ikiganiro nayo. Okay, urakoze. Yes, rero mwavuze ngo wowe ngo mu ijuru ngo wabayo, wenda ukurikije amaturo watanze mu ijuru cyangwa nayo watanze hano mu isi, wenda ku Mana niyagera ku Mana ubona waba nko mu yihenze? Nyakatsi kuko nako nigeze ntura cyane. Rapa ngewe ntakubeshye, sibyo, kuko buriya amaturo ntabwo arayo wagiye ugashyira mu giseke. Ikintu mbara nk'amaturo, ituro ni ikintu wakoze Imana yishimira. Ushobora gufasha umuntu, ushobora guhura n'umuntu ukamuha amafaranga, ushobora ikintu cyose wakoze Imana ikishima n'ituro. So ngewe nkurikije byibura ntarengereye naba mu nzu igeretse rimwe, kandi nayo yishyuye imyaka yose nsigaje kubaho. Yes, rero mwakoze cyane kubana nanjye ndetse no kwemera gukorera ku masaha y'umugoroba. Ntabwo urabona wenda amashusho abakunzi ba Yawe TV baratwihanganira, nuko nyine nari mbabonye nkumva nifuza gukorana namwe. Mwakoze. Nawe wakoze cyane, umva nawe wakoze, kandi nshimira abantu bareba Yawe TV kugira ngo bakomeze bakurikirane n'ibikorwa byacu. Sibyo mwana? Ngewe ndabishimiye cyane, kandi wenda umuntu nagahesha abantu umugisha ariko asabira umugisha. Imana ibaho umugisha, kandi nge ntarasoza ikintu navuga, buriya muzike nge nyifata nk'inzu, kandi dukora umuziki ubwo dukora inzu. So mu nzu turi gukora, abantu bose bakunda umuziki badufashe, hari itafari tuzanye ku muziki, badufashe iryo tafari badusigireho agasima naryo rifate, kugira ngo iyo nzu izuzure kandi izagire umumaro igira. Platform zanyu mwese, Instagram, YouTube, Facebook, kugira ngo abantu bose babakurikire. Umuntu ushaka indirimbo zanjye azisanga kuri YouTube channel ya Bitkiller. Niho uri busange indirimbo yanjye yitwa Ikivuguto, uri bunahasange audio yanjye yitwa Nk'igicu, na video bagiye kubona mu minsi mike cyane irabiri hanze.
Instagram ni It's Nessa, Facebook ni Nessa Nessa. njyewe buri kintu cyose ndiho babiri. YouTube hariho Beat Killer, hariho na Fax Rapper. Instagram oya Beat Killer na Fax Rapper ni channel ebyiri zitandukanye. Ko Beat Killer ni umuproducer, Fax Rapper ni umuhanzi. Ubwo urumva Beat Killer ni manager wa Fax Rapper. So kuri YouTube ni Beat Killer na Fax Rapper. Instagram hariho Fax Rapper ni ukora cyane, and then Beat Killer ko Instagram naje gusanga ari ibintu by'abaslay nabikubwiye. Njye nago slayinga. Akazi kanjye gaca kuri YouTube umuntu azabibona. So Fax Rapper impamvu ari kuri Instagram nuko ari Fax Rapper nyine. Buri munsi waremwe n'Imana ntanga freestyle nka Fax Rapper. Hari akantu mba nageneye abakunzi banjye. So niyo mpamvu Fax Rapper ari kuri Instagram. Kuri WhatsApp ni Fax Rapper nyine, na za nimero zanjye mutibagiwe, abantu nzazibabwira ubutaha. No kuri Facebook ni Fax Rapper. Yeah. Yes, rero na Yawe TV kuri Facebook ni Yawe TV, Instagram ni Yawe TV, nanjye ubwanjye Emi ni Emi Nyawe kuri Instagram ndetse no kuri Facebook ni Emi Rwanda. Imana ibamugisha. Turabakunda, kora subscribe, ukore like, ukore share ndetse ubashe gukora na comment. Ubundi twigiriyo umubicu Twizamukire kure mu kivuguto kuri cyane.